ngo karabaye noneho nyuma y'aho umwambari wa Bruce Melody Pirate bamufunze bamuziza ko yagaragaye ari gukora bimwe mu bigize icyaha, ngaho yafataga umuntu akamusiga amabara y'igisamago ubundi akagenda amukurura inzira yose avuga ati The Ben we uko ubona ndi gukurura uyu muntu muri iki kiziriko nawe niko turi buze kugukurura igihe uri buze kuza kuba ugeze kuri stage. Ngo The Ben nawe yabwiye Bruce Melody ati Bruce Melody we aho imbaraga zawe zirangirira niho izanjye zitangirira, ngo kuko kugeza ubu ngubu yamaze kwangaje umuhuriga mukuru ari we bita Danizo. Ubu tuvugana amafoto ya Danizo amaze gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga zose zikoreshwa hano mu Rwanda nka YouTube, TikTok, ngo zose Danizo yambaye ipantaro iriho igisamagwe arimo aravuga ati Bruce Melody we na Pirate wawe muri he noneho ra. Ngo si ibyo gusa kuko muri iki gitondo The Ben yazindutse yandikira message Bruce Melody ati ngo iki gitaramo wateguye ukacyita Summer Country Tour, ngo ndumva icyiza ari uko izina warihindura ukacyita Bruce Melody Falling Down Tour. Ngo benshi bari kuvuga ko iki gitero cya The Ben ndetse n'abambari be b'Inyagatare Bruce Melody atari buze kuza kugitambuka, ngo naramuka agitambutse ngo Bruce Melody ngo arahita ahinduka munyakazi kuko baramwiteguye biteye ubwoba, ngo na misile ndetse na batayo zitigeze kubaho wagira ngo ni zimwe za Putin cyangwa se za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngo bari kuvuga ko Bruce Melody uyu munsi ashobora kuza kuri stage yambaye pampa, ngo kubera ko ubwoba bushobora kuza kumwica bitewe n'ibitero byamuteguweho ngo agahita yinera. Ngo tekereza ko iyi kampene ya The Ben ndetse na Muyoboke yatangiye mu gihe bari bakiva muri kiriya gitaramo cyabereye hano i Musanze aho The Ben yakubisaga konikunda Bruce Melody. Ngo Bruce Melody ari kujya yiherera akavuga ngo icyama Imana ikamfasha byibuze igitaramo kiri buze kuza kubera hano Nyagatare nkaza kuza kunganya na The Ben, ngo bitabaye ibyo amazina yamaze igihe kirekire ndi kubaka yose naza kuza kuyegurira The Ben. Ngo cyane ko ejo bundi aba bagabo bari gusinya amasezerano yo kujya bamamariza Airtel, ngo Bruce Melody yabeshutse akemera ko The Ben yamukubise inshuro mu gihe bari mu gitaramo. Ngo kuva icyo gihe The Ben na Muyoboke ntibongeye kuryama kuko bahise bamanuka Nyagatare bajya gukoresha kampeni itarigeze ibaho mu mateka y'umuziki nyarwanda. Ngaho The Ben yavuze ati natanga ibyo mfite byose ariko kugira ngo mbone nkubitirwa na Bruce Melody Nyagatare aho navukiye aho nakuriye banze ndi umwana kuva kera hose. Ngo Bruce Melody nakavuga ati nanjye aho kugira ngo ntikuzo namaze igihe kirenga imyaka 12 nkorera, ngo nanjye natanga ibyo mfite byose ariko The Ben hano Nyagatare nkamukorera ibya mfura mbi. Ngo amakuru ari kuvugwa kuri ubu ngubu ngo nuko imyiteguro The Ben afite yiteye ubwoba, ngo gusa Bruce Melody akaba ntacyo ari kuvuga ku mbuga nkoranyambaga, ngo ibiganiro n'ibitekerezo yajyaga akunda gutanga ku mbuga nkoranyambaga igihe The Ben yabaga atari kuvuga ngo byose byaguye nk'iya saa 11. Ngo kugeza ubu tuvugana ntabwo turamenya niba leta iri buze kuza gutanga ambulance ziri buze kuza gukura Bruce Melody kuri stage, ngo kuko ubwo bafite bwo buragasamwa ngo nawe ubwe ngo arumva atayitabira. Ngo umunyarwanda yaciye umugani mu kinyarwanda aravuga ati ivu rihoze niryo ryotsa inzu. Ubu Bruce Melody nawe wasanga ari cyo yiringiye ubwanze kugira icyo avuga ku mbuga nkoranyambaga, akaba ari kuvuga ati nge ndi munyakazi n'ubundi bikorwa birakora kurusha amagambo. Ngo gusa The Ben kuva na kera utarajyaga agira amagambo menshi, ngo ubu ngubu asigaye avuga kurusha isande. Ngo ese mwebwe mukurikije ibyo maze kubabwira muri iki kiganiro tumaze kugirana, murumva Bruce Melody ari buze kuza kubona uko yikura Nyagatare cyangwa se ari buze kuza kuhakurwa na ambulance? Reka dutegereze, wenda wasanga Imana yo mu ijuru iri buze kuza kugira icyo ikorera uyu Bruce Melody. Bitabaye ibyo ngibyo uretse Imana yonyine nta kindi kintu cyamukura hari Nyagatare kuko ibitera ari buze kugabwaho biragatsendwa n'Imana yo mu ijuru. Bruce Melody we wumve ko aho Muyoboke na The Ben bari bamaze igihe bari gutegura ibitero bazakugabaho, nanjye maze igihe ndi mu masengesho ndi kuvuga ngo Imana izamfashe byibuze ndebe ko Bruce Melody yazabona yambutse Nyagatare naho ubundi bari abahungu b'igatore baragatsendwa n'Imana yo mu ijuru ku bijyanye no gufana. Ariko se ubu Bruce Melody nubwo maze igihe ndi kumusengera yaza gukira amenyo y'abasetsi? Ariko se ubu Bruce Melody nubwo maze igihe ndi kumusengera yaza gukira amenyo ya Pira? Ariko se ubu Bruce Melody nubwo maze igihe ndi kumusengera yaza gukira amenyo ya Ariko se ubu Bruce Melody nubwo maze igihe ndi kumusengera yaza gukira amenyo ya Clapton Kibonke yaza gukira ya Danizo? Ngo tekereza ko kugira ngo wumve urwego The Ben yabishyizeho ngo ahise ngo tekereza ko The Ben kugira ngo wumve urwego yabishyizeho ngo ahise ashinga fondasiyo ya The Ben Funds. Ngo siyo gusa kuko afite na kuko afite na karabu biti bisamagwe. Ariko mana we ubu Bruce Melody ari buze kuza kwikura hari Nyagatare? Bruce Melody we umuhanzi wanjye none hagiye kugaragara urwego rwe ruragaragaye pe. Bruce Melody nuza kuza kubona uvuye Nyagatare uze kuza gushaka uburyo ki wihangana ugafata amazi ukanywa ukaganira n'abana bawe, kuko ibintu bagiye kuza kugukorera ni amateka urahita ubyandika mu nkuru zakubayeho mu buzima zakubabaje, kuko The Ben ibitera ari buze kukagaho biragatsendwa n'Imana yo mu ijuru.